Abakurikiye televiziyo Amateka TV Rwanda nongeye kandi kubasuhuza mbifuriza imigisha n'amahoro bituruka ku Uwiteka. Ndanezerewe cyane kugira ngo twongere kubona akanya nk'aka ngaka tuganire ku isomo twise isomo inkomoko y'Abanyarwanda. Ni umugisha utangaje. Mbere yuko rero twinjira mu isomo nk'uko bisanzwe, ni byiza ko twiragiza Uwiteka, noneho tukaza kubona gutangira kwinjira mu isomo ryacu. Uhoraho muremye ibiriho byose, twongeye kuza imbere yawe tugushima kuko uri igitangaza. Ntawe mu kirere cyose twahwanya nawe, uri umunyamateka udasobwa n'akantu na gato mu byabaye byose, kandi uri umuhanga w'igitangaza umenya ibizaza mu gihe cy'imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza. Tugiye gukomeza isomo ryacu ryerekeranye n'inkomoko y'Abanyarwanda. Turakwiragije, ngwino uze ubane natwe, udufungure amaso, udukuremo ubwibone maze utwigishe. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ni byiza cyane kongera kubonana muri aka kanya ngo dukomeze isomo ryacu ryerekeranye n'inkomoko y'Abanyarwanda. Iki gice tugezemo uyu munsi ni igice cya 4. Kongera kubwira abantu bashyashya bataraza kugira ngo iri somo turi kwiga bajye barikurikirana igice cya mbere, igice cya kabiri, igice cya gatatu, igice uko bikurikirana. Naho abazajya baza bagafata igice kimwe gusa, hari igihe badashobora kumva ibyo turi kuvuga, kuko ni isomo tuvuga ko rifite enchaînement logique. Ukuntu rikurikirana ni ibintu bigenda byuzuzanya. Gutyo rero abantu bashyashya nkabararikira ngo rwose mukore uko mushoboye, ibice byose mugerageze kubyumva. Kandi iri somo ndababwira ngo ntimusuzugure. Iri somo ni ingenzi cyane, kuko nta kintu na gitoya nzigera mbabwira kidafite amareferanse. Nzabaha ibitabo, ntabwo nzigera mbabwira ngo ibi ngibi ngo narabirose. Ni ukuvuga ngo ibintu byose nzagenda mbaha ibyo bita amareferanse. Niyo mpamvu mbabwira ngo rwose mugire amatsiko. Kugira amatsiko ni byiza cyane. Abaje uyu munsi, nitwa Shadrake Uwizeyimana, uzwi ku izina rya PGR Uwizeye, ndiho muri iki gihe nkaba ndi pasteur. Usibye kuba pasteur, ndi umwavoka, ndi maître, nkaba na mwarimu. Ibyo byose muzajya munyita icyo mushaka. Mu byigisho turangije, igice cya mbere, igice cya kabiri, igice cya gatatu, hari abantu bagiye bangezaho ama message menshi cyane mu buryo butandukanye. Benshi ikintu bagiye bahuriraho bari kumbwira ngo ndi kubicisha amatsiko. Iki kintu bari kumbwira noneho byatumye ya gahunda uko nari narapanze programme yanjye y'isomo, hari ibyo ngubu nahinduyeho kubera ko ama message abaye menshi, rugutwicisha amatsiko. Okay, noneho biba ngombwa yuko isomo ikigisho nagomba kuzabigisha nka nyuma y'amezi 2 ngiye gutangira kuyigisha uyu munsi wa none. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ngiye gutangira kubereka urutonde rw'amagambo Abanyarwanda. Amagambo tuvuga uyu munsi yavugwaga muri Iraq y'ubugubu, ariko icyo gihe hitwaga Sama mu Cyongereza, Sumer mu Gifaransa, Isumeri mu Kinyarwanda, cyangwa se Ishineyari nk'uko Bibiliya ibivuga. Ni igitangaza. Nibyo bintu ngubu tugiye kureba. Noneho abantu bari bafite amatsiko menshi cyane, ndababwira ngo okay, mutumye ndabubahirije gahunda yanjye, ndayihinduye kugira ngo ngerageze kubamara amatsiko, kuko wenda amezi 2 kuri mwebwe muri kumva ari kera cyane. Kandi nkongera kubabwira ngo uyu munsi ni ukuvuga ngo nk'uko naberetse ubushize, uyu ni umuzingo wa mbere wa dictionnaire y'Ikinyarwanda, umuzingo wa kabiri, umuzingo wa gatatu. Hari n'akandi gatoya mfite hano, nako ntabwo tukirengagiza kuko ibi byose nagiye mbikoresha. Aka kanditswe n'uwo bita Pierre Schumacher. Urumva ibi ni ukuvuga ngo hano noneho hakabaho n'inkoranya dictionnaire yo muri Iraq y'ubu, ariko icyo gihe bahitaga Sama, Sumer, hariya muri Moyen-Orient. Ni ukuvuga ngo ibyo tugiye kuganira hamwe uyu munsi byose tugiye guhuza ibiri mu Kinyarwanda cyacu uyu munsi, ngewe ntanditse Shadrake, n'ibiri muri iki gitabo cyanditswe n'umugabo witwa John Alla Halloran. Tugiye kubihuza murebe. Abanyarwanda ni igitangaza. Uyu munsi rwose murabona mugiye kureba ibintu bidasanzwe. Ururimi ni ikintu gikomeye cyane
mu kugaragaza inkomoko y'abantu. Ururimi ni ikintu gikomeye cyane cyane, ariko ni kimwe mu bimenyetso gikomeye cyane kigaragaza inkomoko y'abantu. Niba abanyarwanda, nkuko ngiye kubagaragariza mu kanya, niba abanyarwanda ururimi bavuga ari narwo rwavurwaga muri Iraq y'ubu, kera hitwaga Sama, nyuma hahinduka Babylon, ubu bahita Iraq. Ni ukuvuga ngo abo baturage bari batuye muri Iraq ya kera, muri Sama, hakaba hashize imyaka 5000 muri cya gihe Aburahamu yari ahatuye na Nowa, kuko Nowa na Aburahamu batuye mu gihugu kimwe cya Sama, bavugaga ururimi rumwe. Aburahamu yavugaga Igisumeri, Aburahamu yavugaga Igisumeri kuko yari atuye mu Basumerian. Nowa nawe yavugaga Igisumeri kuko yari atuye mu Basumerian. Nowa yari atuye mu mujyi bita Shurupake, Aburahamu atuye mu mujyi bita Uri, ariko bose batuye mu gihugu bita Sama. Ibi byose biri mu gitabo, ntabwo ari ngende guhimba. Nta kintu nzababwira kivuye mu bwonko bwanjye, byose nzajya mbiba bifite ama reference, biri mu bitabo. None rero ikintu nshaka kubabwira ni ukuvuga ngo ururimi ni ikimenyetso gikomeye cyane mu kugaragaza inkomoko y'abantu. Ngubu abazungu baratubwiye ngo igipande kimwe cy'abanyarwanda cyavuye muri Ethiopia. Mushobora kunyereka abanyarwanda bavuga akajambo ko muri Ethiopia? Mwabingaragariza ku buryo tugaheraho tukavuga ngo abangaba koko turi kubona amagambo bari guheraho bisa n'ibyo muri Ethiopia mu magambo bavuga. Ntako barongera ngo kiri igipande ngo cyavuye muri Chad cyangwa se ngo muri Cameroon. Ugiye muri Chad na Cameroon wasanga ni ikibazo gikomeye. Ariko none uyu munsi wa none, dore iyi dictionnaire ni ingenzi cyane. Uyu mugabo wayanditse agaragaza neza ko amagambo arimo yakoreshwaga icyo gihe muri Samache z'imyaka 5000. Ni igitangaza gikomeye cyane. Noneho hari ikintu abantu bizi ndimi bo barumva neza ngiye kuvuga. Hari ikintu bita evolution de la langue. Burya ururimi rugenda ruhindagurika bitewe n'uko ibihe bigenda biza. Niyo mpamvu usanga nk'icyongereza cyavugaga nko mu kinyejana cya 10 nyuma Yesu Kristo, ntabwo ari cyo cyongereza kivuga uyu munsi wa none. Igifaransa cyavugwaga nko muri 800 nyuma Yesu Kristo, ntabwo ari cyo kivuga uyu munsi wa none. Ikinyarwanda cyavugwaga muri 500 inyuma Yesu Kristo, ntabwo ari cyo tuvuga neza uyu munsi wa none. Iyo phenomene rero nibyo abalinguistique, abantu biga ibintu by'indimi, nibyo bita evolution de la langue. Nuvuga ngo nkuko umuntu agenda ahindagurika mu mikurire ye, n'ururimi nabwo niko rugenda ruhindagurika mu mikurire bijyananye n'igihe. Noneho rero ikintu cy'igitangaza, reka mbere yuko mbereka igitangaza hagati y'ururimi rw'u Rwanda rw'abanyarwanda n'ururimi rw'Isumeri, ndashaka kubereka evolution de la langue ku byabaye mu Cyongereza. Ngiye guprojecta, ngiye gushyira ku kibaho murebe uko bimeze. Ni ukuvuga ngo iyo dusomye mu Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 1 kugeza 5 muri Bibiliya yo mu kinyejana cya 12 y'Icyongereza, hariya handitse umweru muri kono tumwe, iriya ni reference, mugende biriya murabisangamo, biriya nanditse ni reference no murabikura. Kiriya ni Icyongereza cyo mu kinyejana cya 12 nyuma Yesu Kristo. Noneho murebe ukuntu bavuga banditse cyangwa se banasoma banavuga Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 1 kugeza 5. Murebe ari amagambo. Ngabazi Icyongereza. Abazi Icyongereza murebe mwitegereze uko bimeze. Musome rwose neza, mushishoze murebe uko bimeze. Kiriya ni Icyongereza cyo mu kinyejana cya 12 nyuma Yesu Kristo. Ntabwo ari ngibo byanditse, biri muri kira gitabo. Noneho rero ziriya nteruro muri kubona hariya, iriya paragraph muri kubona hariya, reka noneho tuyijyane mu Cyongereza cyacu cy'umunsi wa none, kivuga uyu munsi wa none. Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 1 kugeza 5, murebe Icyongereza cy'uyu munsi uko bimeze. Noneho mugereranye mukuri byo bita comparison, murebe iki Cyongereza cy'uyu munsi muri Cyongereza cya kera, kandi byose ni Icyongereza. Ni ukuvuga ngo mu kinyejana cya 12 ni Icyongereza, bagitaga Icyongereza. Uyu munsi wa none nabyo babyita Icyongereza. Ni ukuvuga ngo byose ni Icyongereza, ariko noneho mu bikompare musome. Biriya rero nibyo bita evolution de la langue. Ni ukuvuga ngo umunyamerika w'uyu munsi cyangwa se
umuturage mu Bwongereza w'uyu munsi asomye kiriya cyongereza cyo mu kinyejana kimwe nta kintu yakuramo rwose, ntacyo yazimira neza neza, kandi cyitwa icyongereza. Ibi nibyo bita evolution de la langue. Abantu bizi indimi ibyo ndi kuvuga bo barabyumva cyane. Ngiye kubana none urundi rugero hari icyo bita nko ku Bafaransa, ntanze urugero ku bantu bumva icyongereza kugira ngo babyumve, none ngiye gutanga n'urundi rugero ku bantu bavuga igifaransa. Hari ikintu cyabaye mu kinyejana cya 9 muri France cyitwaga le serment de Strasbourg. Le serment de Strasbourg marisanga muri kiriya gitabo kiri hasi cyanditswe mu n'utunyuguti tw'umweru, abari interesse bashaka kubibona muraza kubisangamo hariya. Le serment de Strasbourg, le serment de Strasbourg, murebe igifaransa cyo mu kinyejana cya 9, mu kirebe hari uko bimeze, ukuntu byanditse, wagira ngo ni igisipanishi, wagira ngo ni igitaliyani, nanjye sinzi ibyo ari byo, ariko ni igifaransa mu kinyejana cya 9 nyuma ya Yesu Kristo. Noneho iriya nteruro muri kubona hariya, noneho tugiye kubona mu kinyejana cya 15 mu gifaransa cy'ikinyejana cya 15 nyuma ya Yesu Kristo. Nabwo mwitegereze uko murebe, abumva igifaransa mubwira ikintu murakuramo, mumbwira icyo mukuramo rwose. Noneho tugiye kugera kuri le français moderne, yiriya nteruro yaturutse hejuru, mwitegereze uko bimeze, aho kubyerekeranye n'igifaransa cy'uyu munsi urabisoma ukabyumva. Ariko no murebe ukuntu byakurikiranye guhera mu kinyejana cya 9, ikinyejana cya 15, ikinyejana uyu munsi wa none. Ni ukuvuga ngo uko biri kugenda bikurikirana rwose biriya byo hejuru abazi igifaransa nta kintu mwakuramo. Iriya phénomène rero niyo bita evolution de la langue. Abantu bizi ibintu by'indimi bo barabyumva, ntabwo bavuga ibintu ndi kuvuga, barabyumva vuba cyane. Noneho rero ikintu gitangaje tugiye kureba uyu munsi, kuko uyu munsi ngiye kwamara amatsiko rwose. Abantu mwamaze iminsi mumbwira rwose gutwisha amatsiko, uyu munsi ngiye gutangira nanjye nabigezeho, ndumirwa, ndatangara cyane kubona abanyarwanda uyu munsi hashize imyaka 5,000 tuvuga amagambo amwe asobanuye kimwe, yanditse kimwe, n'abaturage babaye muri Iraq hashize imyaka 5,000 mu gihe cya Nowa na Burahamu. Ni ibitangaza, ni ibintu bitangaje cyane. Simbizi burya abantu baratandukanye, wenda abantu bafite ukuntu bo babyumva, ariko ndababwira ngo ni igitangaza. Uyu munsi rero nibyo tugiye kurebera hamwe, turebe isano. Abantu burya nkuko nababwiye, ururimi ni ikimenyetso gikomeye cyerekana inkomoko y'abantu. Niba tw'Abanyarwanda tuvuga ururimi rumwe, nubwo abaturage b'Ishineyari bisama bo muri Iraq y'ubu ngubu, ni ukuvuga ngo dufite ikintu duhuriyeho gikomeye cyane. Uyu munsi ngiye kubereka inkomoko y'Abanyarwanda nkoresheje ururimi. Noneho ko tuzagenda twavanza mu isomo ryacu tujya imbere, nzongera no mbereka inkomoko y'Abanyarwanda dukoresheje amateka. Noneho byose tuzabihuza. Uyu munsi gusa nderekana nkoresheje ururimi. Ubutaha ko tugenda twavansa tujya imbere, noneho hari n'amateka tuzabihuza, noneho tukareba neza ukuntu byagenze, ukuntu abasogokuruza bacu bavuye muri sama bahavuye bakagenda aho bageze, bakagaruka muri Afurika, bagakomeza bakagera mu Rwanda aho tugeze ubu. Iyo nzira tuzayireba, amateka azabitwereka, arahararanditse, nzabibereka. Ariko uyu munsi noneho ngiye kubereka inkomoko y'Abanyarwanda dushingiye ku rurimi. Biratangaje cyane. Murabona nko muri Afurika hari ibihugu bivuga igifaransa n'icyongereza. Nibyo ndi kubabwira ngo ururimi gwerekana isano iri hagati y'abantu n'abandi. Nk'ubu ngubu ushobora kwibaza kubera iki mu gihugu cya France bavuga igifaransa, muri Afurika bamwe bakavuga igifaransa, no kubera iki? Amateka agaragaza isano iri hagati y'abavuga igifaransa bari muri Afurika n'abavuga igifaransa bari muri France. Amateka agaragaza ahantu bahurira. Ururimi gwerekana isano. Kubera iki Abanyamerika bavuga icyongereza no mu Bwongereza bakavuga icyongereza? Amateka yunje mu mateka azakwereka ahantu abo bantu bahuriye. Kubera iki muri Afurika hari bivuga icyongereza, noneho no mu Buhinde bakavuga icyongereza, kandi no mu Bwongereza muri Europe naho bakavuga icyongereza? Ni ukuvuga ngo amateka azagaragaza impamvu ibyo bintu bihuriranye. Ako ibyo ngibyo rero ni ukuvuga ngo iyo abantu bafite ibintu bahuriyeho haba hari impamvu yabyo. Mwitegereze uyu munsi ni ukuvuga ngo
ubwo ngiye gutangira kubereka ku kibaho noneho uko ibintu byanditse, ngewe ntabwo murambona. Ubu ngubu ngewe ntabwo murambona, hagiye kugaragara inyandiko gusa, murajya mwumva ijwi ryanjye gusa, ariko ntabwo murakunda kumbona. Murebe ku kibaho rero. Kadukomeze rero, ni ukuvuga ngo nge ntabwo murambona, ubu ngubu muragenda mureba gusa ibiri ku kibaho. Murambona gakeya kugira ngo ibyo mvuga namwe mubyirebere. Ubushize twakomeje ku magambo abiri, hari ijambo ryagira n'ijambo Imana, amagambo yakoreshwaga ishineyari agaragaza ikinyabubasha gisengwa. No mu Rwanda turayakoresha tugaragaza ikinyabubasha gisengwa. Ibyo narabisobanuye neza cyane, nerekana n'ibitabo mu kigisho cy'ubushize. Abataragikurikiye mugende mu kirebe murabisangamo, ariko reka nongere ngaruke hano kuko dutangiye kugaragaza urutonde rw'amagambo. Ijambo gira, isumeri cyangwa se ishineyari, uko ryanditse uko risomeka nako turifite mu Rwanda. Ijambo gira bivuga Imana, ikinyabubasha gisengwa, ishineyari cyangwa se isumeri. No mu Rwanda naho rero musome hariya, ni ukuvuga ngo biri mu Cyongereza. Nkuko nababwiye, hari igitabo ndi kwandika, yigeze kure rwose, kuko Uwiteka nabishaka kizasohoka umwaka utaha. Ni ukuvuga ngo rero nabikozeho mu Cyongereza, ni ukuvuga ngo ndagenda mbyerekana mu Cyongereza, ariko ndagenda mbisobanura mu Kinyarwanda nta kibazo, kugira ngo namwe munyoherereze ne gukora akazi kari double. Wenda umunsi tuzabishyira igitabo cyasohotse mu Cyongereza, hazaba no kugisohora mu Kinyarwanda, nabyo bizashoboka nta kibazo. Ijambo gira, kariya kajambo mubona kari hagati y'udukubo rimwe, ni ukuvuga ngo kariya karerekana aho igitabo, aho ririya jambo turikura mu gitabo. Ni hariya hasi handitse n'inyuguti z'umweru, niho mukura ririya jambo mubona imbere hari akajambo rimwe kari nakerekana reference. Abazi izo ndimi zo hanze barabyumva. Noneho mu rurimi rw'Igisumeriyani cyangwa se mu Basumeriyani, ni ukuvuga ngo ijambo gira cyangwa se rugira, nabasobanuye ko mu Kinyarwanda hari amategeko agenga Ikinyarwanda. Rugira, iyo ugiye kurishaka mu nkoranyamagambo ntabwo urishakira kuri rugira, ahubwo urishakira kuri gira. Aho ni amategeko. Ubushize nabiganiyeho rwose, abatarabyumvishije mugene mubikurikire. Ni ukuvuga ngo isumeri, ijambo gira bivuga Imana. No mu Kinyarwanda murabona uko bikurikira hari imbere. No mu Kinyarwanda naho ijambo gira hari kabiri udukoto hari mu Kinyarwanda, naho bivuga iki? Imana. Byanditse kimwe, bisobanuye kimwe. Ibi ntabwo ari ngewe byanditse. Iki ni ikimenyetso cya mbere mbahaye. Ikimenyetso cya kabiri, isumeri cyangwa se abo twita Abasumeriyani, ijambo Kigali, murabona hari umubare 3, reference iri hasi buriya, icyo ushaka kuba murebera kuri 3. Ijambo Kigali bivuga big place, bivuga ikintu Kigali, ni ukuvuga ngo ikintu Kigali. Mu Rwanda naho, mu Kinyarwanda muri cyangwa se mu Banyarwanda, hariya ku mubare wa 4 reference hari ni mu nkoranya z'Ikinyarwanda, naho mugene mu bishakireho. Iyo tuvuze ngo ikintu Kigali, ni ukuvuga natwe ikintu kinini nyine, ikintu Kigali, ikibaya Kigali, uruzi rugari. Urumva muri Sumeri ijambo Kigali ni rimwe, birahuye mu Kinyarwanda, byanditse kimwe, bisobanuye kimwe. Amareferensi muri abona hariya. Noneho mu mategeko y'Ikinyarwanda, mu nyandiko za kera bakundaga gukoresha iriya ra ndende, ariko mu mategeko y'ubu ngubu bakoresha ra ntoya. Uko ibintu bigenda bihindagurika inshuro nyinshi bitewe nuko ubwenge bw'abantu bugenda buvumbura uko ibintu bigomba kumera. Niyo mpamvu ushaka kuvuga ngo ikibaya Kigali, ntabwo urandika ikibaya Kigali iriya Kigali ngo uyigire ra ndende, ahubwo wandika ikibaya Kigali iriya Kigali kakabakara gatoye. Ikibaya Kigali, uruzi rugari, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko none iyo bigeze ku izina bwite, urugero nk'umujyi wa Kigali, umujyi wa Kigali ntago yala irahinduka izakomeza ibe ndende, umujyi wa Kigali. None umwitegereze rero, ijambo gira mu Rwanda, ijambo gira muri Iraki ya kera ni kimwe. Ijambo Kigali mu Rwanda, ijambo Kigali muri Iraki ya kera bisobanuye kimwe, byanditse kimwe. None reka tugere kuri indi jambo rero.
nabwiye ko nzabaho urutonde noneho abantu bemera gakeya hari abantu bizera ngo babonye hari abantu bameze nka gutyo cyangwa se nabwo banabona ntibizere burya abantu bateye mu buryo butandukanye niyo mpamvu Uwiteka ntago atugira nk'ingorofani umuntu ayoboka inzira ye niko bimeze. Noneho tugeze ku ijambo rya gatatu, ikintu gitangaje, ijambo nge bivuga mu cyongereza I, me. No, Isumeriya ni ijambo nge muri uko ryanditse, no mu Kinyarwanda niko turyandika. Nukuvuga ngo Isumeriya ni ijambo nge, ariko hano ubundi twavugaga nge na ja na ya. Nge hari itegeko ngiye kubereka muri Journal Officiel y'u Rwanda ryarabihinduye, mukanya ngiye kubibereka. Aba bantu bo mu Rwanda rwose n'abahanga cyane, abantu bari gukora ku bintu by'Ibinyarwanda ubu ngubu mu Rwanda rwose n'abahanga pe. Nabigezeho sanga amategeko y'Isumeri bari kuyubahiriza pe. Nukuvuga ngo burya nk'abanyamurenge bakunda bavuga ngo nge, burya abanyamurenge nibo bavuga neza ukurikije imvo n'imvano y'ibintu biri muri dictionnaire y'Isumeri, nabo ni nge. None mu Kinyarwanda cy'ubu nabo ubu ko babikosoye ngiye kubereka muri Journal Officiel mu igazeti y'u Rwanda, ubu ngubu ntabwo bikiri bya bindi tuvuga ngo na ushaka kuvuga nge, moi cyangwa se I, me mu cyongereza. Ubu twandikaga na, ja, ya, ubu byarahindutse ni na ga, nge. Ni ibitangaza, ari ibintu umuntu abona ugasanga rwose ukumirwa gusa ugasanga ni igitangaza. Ni ukuvuga ngo Isumeri nge nkuko muri kwibona kuri kare gakubo karimo umubare 5, nge bivuga I mu cyongereza me. Noneho mu Kinyarwanda naho hari umubare 6 mu gakubo, ijambo nge naho bivuga I bivuga me. Ama reference murabona hari hasi muri bitabo. Noneho reka turebe igazeti y'u Rwanda ndi kubabwira icyo bivuga ukuntu yabikosoye kugira, kuko nzi ko abantu benshi nk'abanyarwanda benshi baracyandika nge bakandika na, ja na ya rwose pe, kuko amategeko ndi kuvuga ntago muyazi. Noneho ngiye kuberekaho munabyigireho mumenye ko hasohotse igazeti y'u Rwanda yahinduye iyo myandikire, ntago bacyandika nge na na ja na ya, bandika nge na ga. Ibyo mubimenye, reka mbibereke muri igazeti ya leta, muyisome murebe nuko yitwa. Muyirebe igazeti ya leta, amabwiriza ya ministry murabona hariya instruction ministérielle, murabona ana amabwiriza nimero 001 hagakwego 2014 yo kuwa 8 z'ukwezi kwa 10 2014. Noneho rero iriya niyo ni itegeko ryasohotse riri kugenga iyi mivugire y'Ikinyarwanda cya none. Ku bantu bacyandika I, me bakandika na ja, ma na ja na ya, reka mugomba kumenya neza ko byahindutse. Noneho ku ngingo yaryo mwitegereze byose, ntabwo ibintu nzabereka byose bizaza ibintu byanditse. Ibintu byose nzababwira nzabereka ni ibintu byanditse, kuko nzi ko abantu benshi bemera gake cyane. Usibye ko abantu baragorana, niyo beretse n'ibintu byanditse bize abazambe byemera ni intambara, ariko mu bantu 1000 ntaboramo nk'abantu 2-3 ngiye baba bahagije. Noneho murebe ku ngingo ya 12 yari yategeko maze kubereka, mwumva ukuntu bavuga. Barabihinduye abatari babizi mu bimenye, abatari babizi mu bimenye mu Kinyarwanda, cyane cyane abantu bageze mu ishuri mu bimenye, imyandike mugomba igezweho mugomba kuyimenya. Ikintu cyanangaje rero nuko iri tegeko ry'Ikinyarwanda ryasohotse muri 2014 rihuye n'imivugire y'Isumeri yo muri Iraq y'ubungu. Nibitangaza rwose, nibitangaza n'ukuri pe, birahuye cyane rwose, byanditse kimwe, bisobanuye kimwe, bivugitse kimwe, byose kimwe. Banyarwanda. Noneho rero murabona hariya ingingo ya 12 iravuga ngo imyandikire y'ibihekane na, ja, ya, ari byo twita ngo nge cyangwa se njya. N'imyandikire reka twigire kuri tureba ubu ngubu, dusimbuke tujye hasi. Ibihekane na, ja na ya byandikwa gusa imbere y'inyajwi a, o, u. Aho niho bisigariye ubu ngubu gusa mu mategeko y'Ikinyarwanda cy'ubu ngubu cya none.
noneho imbere y'inyajwi i n'inyajwi e handikwa na ga, tukavuga ngi, tukavuga nge. Ayo niyo mategeko mashyashya y'imyandikire y'ikinyarwanda cy'ubu ngubu. Noneho ikintu ngewe kintangaza cyane rwose, burya umuntu ahura n'ibintu by'ibitangaza. Imagine ubu ngubu turi mu myaka 2020 kugira ngo amategeko y'ikinyarwanda turi kugenderaho ubu ngubu ahure n'amategeko y'ikinyarwanda hashize imyaka 5000 muri Iraq y'ubu ngubu aho bitaga Isumeri. Ni igitangaza. Ndibuka umunsi umwe Sarkozy yigeze kujya hariya i Dakar, avuga disikuru akira abanyafurika ngo twebwe ngo ururimi rwacu ntirihinduka, ngo hashize imyaka 1000 n'ibihumbi agize ngo tuvuga ijambo rimwe, amagambo amwe, ibintu bimwe. Bo barabizi, bo baratuzi cyane, baratuzi cyane. Urumva nk'ibi ngibi nabigezeho bitanibuka ya disikuru ya Sarkozy yavuze mu Dakar. Bari abantu rwose bo barabizi cyane, barabizi cyane. Bo ndumva rero mwabibonye, nakomeza ntago umuntu w'umunyabwenge, ntago umuntu atinda kumwereka ibintu aba yabibonye. Ayabe ntago turiga tubitindaho gusa. Reka tugire kuri indi jambo rero. Tumaze kubona ko Isumeri ijambo nge no mu Kinyarwanda nge bisobanuye kimwe, I, me, moi, je mu Gifaransa. Abazi Igifaransa ni bimwe, byanditse kimwe, bisobanuye kimwe. Ibi ni bitangaza. Ahabwe mwavuye muri Ethiopia, abo ngo bitango n'abanyethiopia, hari akajambo bajya bavuga ko muri Ethiopia. Ariko murebe ahangaha dufite ibimenyetso tugaragariza isano iri hagati y'Abanyarwanda n'abaturage b'Ishine yari. Ibi ndi kubereka biranditse biri mu bitabo, ntabwo ari ibihimbano byanjye. Noneho dukomeze rero ku ijambo bita nge ku bantu amategeko y'ikinyarwanda. Hari abantu bataza amategeko y'ikinyarwanda mwe mvuga bakazimira, ariko ndajya nongera ngo ari amategeko y'ikinyarwanda. Isumeri Ishine yari muri Iraq y'ubu ngubu, ijambo nge ni ukuvuga ngo akajambo bagakasemo uturemajambo bivuga myself, moi-même, ngewe. No mu Kinyarwanda naho byanditse kimwe, naho nge naho bivuga myself, moi-même, ngewe, ni kimwe. Noneho abantu bataza amategeko y'ikinyarwanda baravuze ngo birase ngo nibiki, ngo sekirana n'ikinyarwanda nge niko ikinyarwanda cyandika, niko amategeko ameze. No kuvuga ngo iyo ngewe tuyiciyemo utujambo ni kuri ababyandika. Noneho ijambo nge nuvuga ngo irahinduka wa iri imbere y'iki y'inyajwi. Murabyumva? Ariya ni amategeko y'ikinyarwanda. Ni igitangaza. Ndababwira ngo ni igitangaza. Ijambo amagambo akoreshwa gashize imyaka 5000 mu gihe cya Nowa atarapfa, mu gihe cya Aburahamu, natwe uyu munsi wa none tukaba tuyakoresha. Iyo mvuze ngo 5000 byanditse hano muri iki gitabo. Iyi dictionnaire muvuga ni ibivuga, ntabwo ari ngiye uri kubivuga. Iyi dictionnaire ni ibivuga. Mon Dieu. Ni ibitangaza. Ni ibitangaza rwose. Ni ibitangaza. Noneho kadukomeze. Hano murabibona. Noneho nababwiye ko ijambo ngewe na ja ya naho iryo jambo byarahindutse, ntabwo cyandika ngewe dukoresheje ayo magambo. Oya, ubu ni ukuvuga ngo ni ngewe ariko mu gusoma nkuko muri prononciation tuvuga ngewe, ariko mu kwandika ni ngewe. Abanyamurenge bo nibo bavuga ngewe rwose, babihuza neza n'ibyishine yari itegeko ry'u Rwanda. Noneho dukomeze no ufite urutonde, ntabwo nzabaho urutonde muzarambirwa. Urumva? Ntaho rutugamba tubiri urutonde, amagambo yanditse kimwe, asomeka kimwe, asobanuye kimwe. Ya tumaze kubona ijambo ngewe. Noneho tugiye gukomeza kundi jambo bita taka. Hariya mu Basumerian muri Sama ijambo taka bivuga to decorate, décorer mu Gifaransa. No mu Kinyarwanda nkuko nababwiye, iriya mibare muri kubona nk'ariya muri kubona ngo kane iri mu dukubo ni reference mu bizirikane, ni reference y'igitabo murabisangamo. Mu Kinyarwanda naho hariya 5 murabona hari gataka imbere, hari umubare 5 mu dukubo, hariya naho ni reference. Kandi nkuko nababwiye ni ukuvuga ngo amategeko y'Ikinyarwanda iyo turi gushaka ijambo gutaka ntabwo uzarishakira kuri gutaka, oya, uzashakira kuri taka. Ni ukuvuga ngo amategeko dukoresha mu Rwanda mu myandikire no yakoreshwaga Isumeri hashize imyaka 50. Nababwira ngo ni bitangaza, bamwe rwose bo ntago
yewe ntabwo byoroshye. Ijambo taka murebe uko ryanditse isumeri muri rake y'ubu ngubu, murebe na taka uko ryanditse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ubu ngubu, byanditse kimwe, bisomeka kimwe, bisobanuye kimwe. Abanyarwanda ikindi kintu mushaka ni iki? Undi muntu ni bande mutegereje ko bazaza kubereka ngo abanyarwanda bafitanye isano n'abaturage b'Ishumeri? Ntawe. Niba mutegereje bari abantu hakurya y'amazi, mukomeze mutegereze. Twirinde gusuzugura ahubwo ibintu byose tubigirira amatsiko, none natwe tubyinjiramo. Ariko biriya bintu bimeze bite? Murebe nka biri uko bimeze, taka ibyo maze kubona hejuru nge. Reka dukomeze. Urutonde ni rurerure, nawe ko nzaba urutonde mukaruha. Ijambo mu isumeri, murebe uko rimeze. Ijambo mu uko ryanditse, murebe uriya mubare 6 mujye kuri reference hasi. Mu ni preposition in, dedans. No mu Kinyarwanda hari uriya mubare 7 ni reference y'Ikinyarwanda. Ijambo mu bivuga preposition in, dedans, mo ndani, mo. Ni kimwe byanditse kimwe, bisobanuye kimwe, byose kimwe. Muzanyereke amagambo muri Ethiopia muhuje, naho muri Chad muhuje. Reka dukomeze noneho kurindi jambo. Nizere ko mufite amaso muri kureba, ntabwo ndirwa mbitindaho kuko abareba bari kureba. Nababwiye ko nukubibereka mukabirebesha amaso, ntabwo ari ibintu ngiye by'ibihimbando, byose bifite ama reference. Tugiye ku ijambo uru. Isumeri mu Basumeriyane hariya muri rake y'ubu ngubu, uru yari adjectif ivuga ikintu kiri massive, ikintu kinini. No mu Rwanda ijambo uru, iyo tukora ijambo uru ni ijambo dushobora gukoresha tukugaragaza uruntu runini, ikintu kinini. Urugero ushaka kuvuga ngo ururubwa, ururugabo, ururuti. Uru ni urujambo tuvuga turi kugaragaza ikintu kinini. Urumva ko turahuje muri byose. Abanyarwanda rwose Uwiteka agira neza, kandi tumwemere tumwizere, kuko nta muntu n'umwe uteze kuzahisha amateka ya mugenzi we, kuko umunyamateka uruta abandi abanyamateka bose araharari hejuru yacu. Nta muntu uzahisha amateka y'umwana w'umuntu, ntibishoboka ngo abishobore. Tugere ku rindi jambo. Isumeri mu Basumeriyane, ijambo sa bivuga equivalent, ni ukuvuga ibintu bisa. No mu Rwanda ijambo sa nabyo bivuga ibintu bisa, equivalent. Ya mategeko y'Ikinyarwanda umenye ko agaruka, abatazi Ikinyarwanda baravuga se ngo mu Kinyarwanda ijambo sa ngo ribaho. Gusa ijambo nyajambo burya ni sa, byanditse kimwe, bisobanuye kimwe, byose kimwe. Mu Rwanda naho ijambo sa gusa ni equivalent, ibintu bihuye, ibintu bihuje, ibintu bimeze kimwe, ni kimwe. Definition zimwe, nyandiko zimwe, byose kimwe. Banyarwanda, sinzi ibindi bintu mutegereje rwose kuzabona by'ibimenyetso. We niba mutegereje abazungu ko bahamiriza, mubategereze nababwira iki bazabahamirize. Mukomeze mutegereze. Tugere ku rindi jambo. Irindi jambo Abasumeriyane bavuga kuru bishaka kuvuga sexually mature, no kuvuga ngo sexuellement mature, no kuvuga ngo iyo abanyesumeri bashaka ngo kuvuga ngo umukobwa arakuze yashyingirwa, bavugaga kuru. Natwe mu Kinyarwanda kuri iryo jambo turarivuga. Ushaka kuvuga ngo nk'umukobwa arakuze ashobora gushyingirwa, bishaka kuvuga ngo arakuze mu buryo byerekeranye n'imyanya ndangagitsina, byerekeranye no kubaka urugo, ibintu nk'ibyo ngibyo turabivuga. Ushaka kuvuga ngo uriya mukobwa arakuze yashyingirwa. Ibyo ngibyo tuba dushaka kuvuga. Murabona ko uburyo tubisobanuramo mu Kinyarwanda, umukobwa arakuze ni mukuru, ushaka kuvuga ko yashyingirwa. N'Isumeri kuvuga ngo umukobwa ni mukuru, ushaka kuvuga ko yashyingirwa, ni bimwe. Kuru ushaka kuvuga ngo arakuze mu buryo bw'iki, bw'imyanya ndangagitsina. No mu Rwanda niko bimeze. Uyu mukobwa ni mukuru yashyingirwa. Iyo uvuze gutyo umunyarwanda ahita byumva. N'Isumeri nabo bavugaga gutyo bikumvikana. Murabona ko tubihuje byose. Reference murazisanga hari ahantu hari imibare, mujye muhita mugenda hari hasi hari inyuguti z'umweru, murasanga reference zabyo. Tugiye ku rindi jambo bita ara.
ara bivuga multiplication, gukuba, ubwikube. Ni kimwe no mu kinyarwanda nabwo biriya twita ngo ni mara, nkuko nababwiye iyo twije amategeko y'ikinyarwanda, hari amagambo, hari utugambo dusigarana ariko tudahinduka. No mu kinyarwanda mara, ara, mara, tondagura mara ya mbere kugeza ku ya 10 ni multiplication. Ni uburyo bwo kumultiplier, turahuje. Isumeri ara, mu Rwanda ara, byose birahuye. Definition exactement byose nimwe, nta na kimwe kivuyemo. Nyuma y'imyaka 5000 s'il vous plaît. Ni bitangaza rwose. Biranditse ndabishize imbere yanyu, mugende murebe neza mwitonze. Tugere kuri rindi jambo. Rindi jambo ni isumeri. Bishaka kuvuga ni nakarema jambo kerekana ikintu, isumeri. No mu Rwanda nakarema jambo kerekana ikintu. Murabyumva? Bagabo. Ni demonstration. Bagabo. Babagore. Babana. Cyangwa se ushobora gukoresha akajambo aba ushaka kuvuga kwerekana ibintu uri kumwe nabyo uri kureba imbere yawe. Aba bantu. Urumva? Murabona ko ibi byose tubihuje cyane rwose n'abaturage b'Isumeri, byanditse kimwe, bisobanura kimwe, byose kimwe. Reka tugere kuri indi jambo wenda turangiriza ngaho uyu munsi, noneho ubutaha tuzakomeza urutonde. Ntabwo ndurangije. Ubutaha tuzakomeza urutonde. Reka mbe ndangirije ahangaha kuko igihe cyabaye kirekire. Tuzakomeza urutonde. Ijambo murumu mu Basumeriyani, murumu wanjye. Murumu bivuga brother in law, wife is brother. Mu Kinyarwanda tuvuga muramu wanjye. Nabyo bivuga brother in law, wife is brother, cyangwa se your sister's husband. Murabyumva? Ibyo nuvuga ngo murumu wanjye Sumeriyani. Kandi nabwo ari ikintu mushobora kumenya kuko nk'abantu banditse dictionary n'aba bazungu b'Abanyamerika, ntabwo ururimi rwacu baruzi. Bo bandikaga, hari n'igihe bo bashobora no gukora n'agakosa. Nka hari bagashiraho ahagombye kujya a, bo bakandika ariko bakoze ibitangaza. Ibyo badukoreye byonyine birahagije kugira ngo umuntu w'Umunyamerika utazi ibintu ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda akore dictionary n'ururimi rw'Ikinyarwanda, ni bitangaza nabyo. Ururimi rwakozwe mu myaka 5000. Noneho murebe hari Isumeri baravuga ati murumu wanjye. No mu Rwanda muramu wanjye. Byose bisobanuye kimwe. Maze rero ndumva uwigisha abantu bafungutse mu bwonko ntabwo avunika. Naberetse kandi ndacyabereka. Nabwo ko nzabere ku rutonde. Reka ngarukira ngaho uyu munsi. Nabarambiye. Ngarukira ngaho tuzakomeza ubutano nkomeze mbereke urutonde. Maze ndizera ko muriho mureba kuko nababwiye ko ururimi kuko natangiye mbabwiye ururimi ni ikimenyetso gikomeye cyerekana inkomoko y'abantu cyangwa se isano abantu bafitanye hagati yabo. Haboneraho no kubwira abanyamateka mu gihugu cy'u Rwanda, les historiens Rwanda, abanyamateka ndetse n'abantu bize ibintu by'endimi. Uyu ni umugisha w'Iteka yaduhaye wo kugira ngo tubashe kumenya inkomoko yacu. Muhere kuri ibi ngibi ndi kubabwira. Mugure ibi bitabo nzanabafasha ababikeneye rwose. Kuko ubu turi kubona ndi muri Amerika, abari mu Rwanda babishaka najya mbafasha. Les historiens Rwanda bari mu Rwanda bifuza kumenya ibi bintu kuko amateka y'u Rwanda twongera tukayandika bundi bushyashya. Baradushutse ntabwo ari byo. Ubu ndi kubereka inkomoko y'u Rwanda duhereye ku rurimi. Igitabo cyanjye ndi kucyandika rwose mu minsi iri imbere cyaza gusohoka. Nzanagisha no mu Kinyarwanda kizasohoka. Ariko nifuza ko n'abanyamateka bo mu Rwanda nabo bagira curiosity. Biriya bintu uriya muntu ari kuvuga bifite ireme nibyo cyangwa ntabwo bifite ireme. Mwinjire mu bitabo museme muzasanga bifite ireme kuko ibyo mvuga byose biranditse. Abanyamateka mu Rwanda ndabararikira mugire curiosity. Nzabafasha ibitabo mushaka nzabibagezaho. Ndi muri Amerika. Urumva? Nzababwira ukuntu mwabibona. None namwe mubyinjire mukore etude. Mwige amateka twongeye twandika amateka mashyashya y'igihugu cy'u Rwanda. Abanyendimi b'u Rwanda nabo nuko mwese mushyira hamwe. Kuko ibintu nk'ibi ngibi ni byiza cyane, ni byiza kuko ntacyo mfite navuga. Gusa Uwiteka wenyine ni mwiza tumuhimbaze. Nta kundi byagenda. Ibintu byose azagenda bitugaragariza mu gihe cyabyo. Kandi kuba Imana itugaragarije ibi bintu hari impamvu. Hari impamvu y'ibi bintu Uwiteka ari kugenda tugaragariza mutari muzi. Nabyo nzababwira mu minsi iri imbere uko ngera navansa mu isomo.
kandi nkaboneraho abantu mukore subscribe. Ntabwo ngewe intego y'isomo ryanjye rwose ngiye mbabwire pe, intego yanjye ntabwo ari views, ntabwo ntegereje gukora amafaranga muri views rwose. Yego ni byiza, views ni muzitanga ni byiza, nge intego yanjye icyo ngamije cyanjye ni ukwereka abanyarwanda ibyo batazi, ni ukubahumura nk'uko n'Uwiteka ijambo ry'Imana ravuga ngo mutangire ubuntu mwaherewe iki, mwaherewe ubundi. Murabyumva? Ni ukuvuga ngo Uwiteka yanyeretse ibintu bikomeye, nanjye ndi kubibereka. Ntabwo ndi kubereka ibintu by'ibifindafindano bidafite aho bifite, no, j'ai des références. Nagitangira iri somo narabwo ngo nge ibyo nzabereka byose bifite amareference, ndacyakomeza mfite ibintu byinshi mutazi ngomba kubereka kuko nagira ubuntu. Ubwo buntu tugomba kubusangira. Banyarwanda mwisuzugura, icyo kintu ngiye mbashaka kubabwira, mwisuzugura ijambo ngo nta muhanuzi murishyire hasi. Nimugomeza gutegereza ngo abo hakurya amazi bazababwira, ntabyo bazababwira rwose. Mbana nabo, ndi kumwe nabo, ndi hagati yabo, ndabazi. Hari nava mu Rwanda nze muri Amerika, hari byinshi ntarinzi kuri bo, ariko ubu ndabazi. Ibi ngibi ndi kubabwira ntabyo bateze kubabwira. Abumva ko bagomba kwemera ibintu ariko abo bantu batije bakabirambikaho ibiganza, mutegereze bizaheriyo. Ariko ibitabo byabyo biratwereka. Ariko ikibazo les Africains, Abanyafrika, Abanyarwanda ntidusoma. Harimo mukomeza kurarikira urubyiruko rw'u Rwanda musome. Nta kintu uzamenya udasoma, ntibishoka. Nanjye ndasoma cyane kandi kuba ibyo nasomye. Abantu bamwe bari kugenda bavuga ibintu byinshi sinzi byabo uko bimeze rwose. Mwebwe mukurikira isomo naberetse, maze ndabasaba ngo mukore subscribe. Agaciro ka subscribe ni iki? Ni ukuvuga ngo tuziga ibintu byinshi, kandi igihe nsohoye ikigishwa wakoze subscribe, agaciro kabyo abantu batabizi. Ni ukuvuga ngo ako kanya muri telefone yawe utubona ko ikigisho gishasha cyaje. Ntarindiriye ngo mbyoreze kuri WhatsApp, mbyoreze kuri Facebook, oya. Yukoze ako niko gaciro ka mbere ka subscribe uwanjye. Ni ukugira ngo igihe nsohoye ikigisho, kuko ibi ni ibintu Abanyarwanda bose bagomba kumenya, abato n'abakuze, aboroheje n'abakomeye, abasaza n'abakecuru. Ibi bintu Abanyarwanda bagomba kubimenya, abizi n'abatarizi bagomba kubimenya. Cyane cyane ndahamagarira abantu bize, les historiens rwandais, mugire curiosity ngindi kubabwira, n'abafunguriye amarembo, mushakishe kabisa, muzamenya Abanyarwanda turi bantu ki. Ibyo twigishijwe kera hari ibintu byinshi zababwira ni ibinyoma gusa. Abanyarwanda ni bantu ki. Reka tugarakira aho ngaho rero, kandi nyuma yo gukora subscribe mukore na sharing, mugende mubihererekanya ku bandi kuvuga umurimo mba ndi gukora namwe tuba turi kurera hamwe. Maze rero mbifurije ibihe byiza, mbifurije amahoro y'Uwiteka. Tuzongera kubonana mu cyumweru gitaha. Bye. All our sins and griefs to bear, what a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged.